kuri kasike. Ahangaha kandi hari gutekerezwa cyane ku kuba umunyonzi yakoresha kasike, igare rikaba ryagira amatara nk'ibindi binyabiziga biba biri mu muhanda. Abanyonzi benshi ntibishimira kwambara kasike kuko bavuga ko ziremera, ko zibabuza guhumeka kandi ko zihenze. Ariko ubushakashatsi bwerekana ko kasike igabanya ibyago byo gupfa mu mpanuka ku kigero gikomeye cyane. Umunyonzi umwe wo mu majyaruguru yagize ati, ubu turasaba kasike zoroheje kuko iz'abamotari ziraremera. Abantu benshi bakaba babona ko iki kibazo harimo ukuri, ariko no kutambara kasike birashyira ubuzima cyane mu kaga kurusha uko bakwemera kuremererwa na kasike. Indi ngingo ni uko amagare menshi adafite amatara ya nijoro, hamwe ndetse n'uko amagare adafite utugarurarumuri dutuma ibindi binyabiziga nk'abamotari n'amakamyo babona igare mu buryo bworoshye. Ibi byose byongera impanuka, cyane cyane mu gihe cya nyuma ya saa 12 z'ijoro. Iki nicyo gituma polisi y'u Rwanda yashizeho ingamba z'uko umunyegare wese, umunyonzi wese agomba kuba yavuye mu muhanda ku isaha ya saa 12. Polisi y'u Rwanda yavuze ko nta munyonzi wemerewe gukora nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Impamvu nuko nijoro amagare ntagaragara neza kandi umuriro muke utuma impanuka zibasha kwiyongera. Ariko nanone nk'uko byagaragaye, abanyonzi ba nijoro bakaba bagera mu muhanda bamaze gusinda. ACP Boniface Rutikanga yagize ati, amafaranga baba bashaka siyo ya mbere, ati icya mbere ni ubuzima. Ibi byafashije kugabanya impanuka mu bice by'umujyi wa Kigali ndetse no mu byaro. Ariko hari n'abanyonzi bafite imyumvire bakaba batacyumva kimwe na Afande ACP Boniface Rutikanga. Naho kandi mu karere ka Burera hari abanyonzi babwiye itangazamakuru ko kunywa ikigage no gutwara igare nta kibazo kibirimo. Umunyonzi umwe yavuze ko ikigage atari ikintu gikabije ku buryo umunyonzi wakinyweye nta kibazo aba afite kandi ko adashobora kurwana n'umuntu. Ariko ubuyobozi bwo busobanura ko muri ako karere hari impanuka nyinshi zituruka ku magare. Abaturage bamwe bavuga ko kubona abanyonzi banywera ibigage ku muhanda mbere yo gutwara abagenzi ari ibintu babona nk'ibisanzwe. Ariko polisi yo iburira abanyonzi bose ko bagomba kureka gutwara amagare basinze, ko bagomba gushyira amatara ndetse